siko kaga babatijwe kera ubu dufite. Siyo mpamvu undi kwigisha abantu bagahishurirwa ibyo ariko bakumva ntacyo babikoraho. Siyo mpamvu bamwe basubiye ku birutsi nk'uko imbwa ijorowe n'ibyo yari yisubira ku birutsi iyindi yumva isiguwe neza. Aha hicaye abantu bakoze amarorerwa, ahantu hicaye abanyabyaha bashayishije kandi bari barigeze kubatizwa. Aha hicaye abagabo, hicaye abagore, hicaye abasaza, hicaye abakecuru bafite ikibazo cy'uko dayimoni zabagarutsemo zitaje ari umwe ahubwo baje ari ingabo, baje ari barindwi. Ubu nicyo kibazo twagize. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuririmbyi afunga inguni ariko akekwaho n'ubusambanyi, akajya agira atyo abandi, yigira atyo abandi, yigira atya. Bavuga bati tugiye Isiyoni, akajya azunguza igihanga nka rusake iri kuguguza, atahagarika ubusambanyi n'uwabimubwira bakaba baba babiri. Icyo gihe kiba cyarabaye si uko abatarabatijwe, ziba zaramuvuyemo igihe yandihiraga icyaha cye. Ariko iyo atabaye maso ngo asenge zimugarukamo ari zirindwi, ndavuga dayimoni, zarangiza zikagukanyaga. Cyakora ku isi iyo umuntu avutse, umubyeyi w'umugore aranezerwa ati ndaruhutse, umugabo akirukanka akajya gushaka isombe ririmo n'ikinono n'utuzi dushyushye kugira ngo akande umubyeyi. Iyo umuntu avutse mu isi twebwe turaseka, iyo umuntu avutse mu ijuru bo bararira ngo bashyira inanga hasi bakaboroga bati igini rivutse ryiyongera ku yandi, uyu niwe ejo uzashinga akabari agakora amavuna ya Satani, aho abantu bakagombye kujya berekera mu rusengero aho bazakirira imitima, bakajya berekera iwe bagiye kurimbura ubuzima. Ubundi wari amavuna y'umwanzi. Uwibwe yibwe ibintu azabona ibindi, ariko uwibye abuze ubugingo buhoraho. Niba Imana ikurikirana ngo imwigishe, imuha igihe cyo kwihana, igira ngo adapfa apfuye ari igisambo. Ko twize kumenya Imana, iyo Mana murayizi. Ni ikibazo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Muzamura ikiganza cy'iburyo. Haleluya. Aya manywa mumfashe dushimira Imana. Bajya bavuga ngo ni amanywa y'amahanga abagabo. Saa sita zirageze, hari abafundi maze iminsi nkoresha, ahantu nari maze iminsi ndi kuvugurura, ariko wajyaga kumva umwahamagaye mugenzi we tiruna, undi ati karame, atese ntanzo kuri kumvara, undi ati kundya rwose. Ubwo nabaga menye ikintu bavuze yuko bashaka kujya kuruhuka. Iyo rero bigeze saa sita, buriya niyo mpamvu aya masaha aba mu rusengero nayo abantu bamenyereye. Ariko iryo somo mwarisomye ryanditse mu migani, riravuga ngo wa gihugu we ubugushije ishyano, iyo utegekwa n'abana kandi ibikomangoma byawe bikaba ari ibirya kare. Ibiki? Ibirya kandi ibikomangoma byawe bikaba ari ibirya kare. Reka mbabwire, ibintu bijyanye n'inzara yo ku isabato nimushaka mujye mwisonzesha, kuko mu yindi minsi tuba dusanzwe turya. Uyu munsi rero ni ku itariki ya mbere, ubundi ahandi ho baniyirije ubusa. Aya magambo ntangiriyeho ntagutera ubwoba, kuko uyu munsi nibwo ngiye kubwirizwa ikibwirizwa kigufi mu minsi yose maze aha ngaha. Mugashya muri bukura aha ngaha muraza gutangazwa nuko iminota ngiye gukoresha itandukanye niyo najyaga mfata ndi kubwiriza.
ubwo niko gashya muri buze kubona. Murahita mubona yuko isomo ryanditse muri Bibiliya rivuga ngo nzagabanya ijambo ryanjye ndigabanye rwose. Muri Yesaya nzatubya abantu bazatuba, mbese umuntu azaba izahabu arusha izahabu, ndetse izahabu nziza ya Ofiri. Ni ukubera iki uyu munsi iri somo ryanditse muri Bibiliya? None se Imana izatubya abantu, umuntu aba izahabu ya Ofiri, n'abantu bari ku isi bagenda bavuka? Isi yuzuye abantu, none ngo umuntu azaba izahabu amere nk'izahabu nziza, azaba ingume amere nk'izahabu. Bibiliya itangira kuvuga ko umuntu abayeho ari ukabyaho bwa kabiri. Ikindi gihe cyose umuntu atarakorerwa icyo gikorwa, Bibiliya ntabwo imubara nk'umuntu. Cyakora ku isi iyo umuntu avutse, umubyeyi w'umugore aranezerwa ati ndaruhutse, umugabo akirukanka akajya gushaka isombe ririmo n'ikinono n'utuzi dushyushye kugira ngo akande umubyeyi. Iyo umuntu avutse mu isi twebwe turaseka, iyo umuntu avutse mu ijuru bo bararira, ngo bashyira inanga hasi bakaboroga bati igini rivutse ryiyongera ku yandi, uyu ni we ejo uzashinga akabari agakora amavuna ya Satani, aho abantu bakagombye kujya berekera mu rusengero aho bazakirira imitima, bakajya berekera iwe bagiye kurimbura ubuzima. Ubundi hari amavuna y'umwanzi. Umuntu aherutse kunsanga ibatsinda muri santere, nari nyuze ahantu tujya dukunda guhahira, madamu yambwiye ati uze kunyura kuri ya butike ungurire y'ibirayi, maze ngira ibyago mpasanga umuntu. Aya makuru yose mvuga nta na rimwe ryo guta hasi. Uwo mugore yitwa Chantal aravuga ati pase, ati noneho mfite ibirayi bya Kinigi. Noneho umugabo wari uhagaze iruhande rwe ahita avuga ati kumbi uyu mugabo ni umupasitoro. Undi aramubwira ati ni umukozi w'Imana w'umupasitoro. Ahita avuga ati abapasitoro ndabanga, kandi simbeshya ndakwanga. Gutyo tugira ngo ibintu ari kuvuga ni nka kwa kundi umuntu atebya avuga amagambo runaka ariko asa n'ushaka kuryoshya ikiganiro. Chantal aramubaza ati ese ikintu gituma umwanga ni igiki kandi ashinzwe gukiza imitima? Arangije yongera kuvuga irindi jambo ryanteye ubwoba, aravuga ati ikintu gituma aba babwiriza ijambo ry'Imana mbanga, banteza igihombo kuko nge ncuruza akabari. Iryo jambo ryanteye ubwoba, sinakwiyunga nabo, simbakunda. Igihe cyose bigishije abayoboke banjye bose barancika, kubw'ibyo ntabwo nakwigera nunga ubumwe nawe, nicyo gituma nanga aba bantu. Ahita agenda, ntabwo yahatinze. Bampimiye ibirayi adahari, ubuhanuzi nashakaga kumva mu matwi yanjye mba ndabumenye. Ubu reka mbabwire ikintu gikomeye. Burya ku isi habaho amadini abiri, habaho idini ryayobye n'idini ryayobotse. Ku isi habaho abantu babiri, habaho umuntu w'Imana n'uwiyeguriye gukorera Satani. Nta guhagarara hagati kubamo. Muhombeke amaso dusenge. Data wera, Nyagasani Imana igira neza, waduhaye amahirwe tudashobora gutekereza, niyo mpamvu tugushimira imirimo n'ibitangaza wakoze kuri twe. Mpagaze imbere y'aba bantu, mpamaze icyumweru mpahagaze, wakoranye nanjye umusaruro nguyu. Ndagushimira ko wemeye gutanga aba bakobwa n'aba bahungu ngo biyegurire amaboko yawe bajye mu gituza cyawe. Kuva uyu munsi ubabera umwishingizi. Pasoro yababatirishije amazi, none ndagusaba kugira ngo babatirishe Mwuka Wera. Natwe twabatijwe kera, utubatirishe uwo Mwuka w'Imana. Abo Satani ari kwagaza agiye gukubitira mu cyico, ubatangirire hafi, ye kubavovora, ahubwo bakirize mu maboko yawe. Tubisabye mu izina rya Yesu,
Amagambo badusomeye ari muri rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3:21 haranditswe ngo na nubu amazi niyo akibakiza namwe binyuze mu gishushanyo cyo kubatizwa. Icyakora ayo mazi tubatizwamo yo ntakuraho n'ico ryo ku mubiri, ahubwo ni ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza. Kuki amazi adakuraho n'ico ryo ku mubiri? Kuki amazi adakuraho ico ryo ku mubiri? Abantu babatijwe, abari bafashe imisatsi bakayifunga, nta muze guperereza, bamumanuye nta n'amasegonda 5 yamazemo bahita bamuvanamo, n'umusatsi ntiwigeze utota. Wari gufata akantu k'agatambaro ukawuhanagura gutya ugasubira, burya ntiyigeze nawusokoza, ntabwo yigeze atinda mu mazi. Amazi rero ntabamo isabune. Amazi ni ikimenyetso, ni sembore, ni ifoto, ni igishushanyo. Petero yaranditse ngo amazi arabakiza mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa. Nyamara amazi ubwayo ntabwo akuraho ico ryo ku mubiri. Oya, ahubwo yagiyemo ni ikimenyetso cy'uko afisigaranye umutima utamwagiriza ikibi. Rero tugiye kurebera hamwe ibihimba cyangwa se ibyiciro cyangwa se ibice bibatizwa n'amazi, ariko ndaje kubabwira n'izindi ngingo Bibiliya ivuga zitagira icyo zikorwaho n'amazi, ahubwo amazi y'umutima akaba ariyo yibandaho hano. Ndashaka kubabwira ko urukundo rw'Imana rurenze uko abantu benshi babitekereza. Aha hicaye abantu Imana yahendahenze mu gihe kingana n'ibyumweru 2 bikarangiza nta n'umwe ufashe umwanzuro, ahubwo mu gihe cya Ezekiyeli hari ibintu byamubayeho nshaka kubabwira. Ngo yigeze yamara iminsi 390 aryamiye urubavu. Iki gice cyaraboze. Ese ubundi byaba byakomotse he? Ezekiyeli Imana aramubwiye ngo nta muntu n'umwe wabwiriza ubutumwa adafite ikosa Imana yamunyujijeho kugira ngo ubwo butumwa bube bwuzuye. Oya, ntawe. Umuntu wese uzabwiriza ubutumwa, nta muntu ushobora kuba umupastor, nta muntu ushobora kuba umubwiriza butumwa adafite amateka y'ibyamubayeho kugira ngo Imana irebe niba azakorana nayo koko. Rengera ubuzima paji ya 12 umuzingo wa mbere haranditse ngo igihe Imana itoranye abagabo n'abagore ngo bayikorere, ntabwo ibanza kubaza niba ari abakire mu by'isi. 2, niba bafite amashuri ahambaye. 3, niba bazi kuvuga neza. Ahubwo ngira baza ngo mbese umuntu ashobora kugendana kwicisha bugufi. 2, mbese nabasha gushyira amagambo yanjye mu kanwa kanjye. 3, mbese azajya anyerekana aho bikwiriye nk'uko bikwiriye aho agiye hose. 4, haranditswe ngo Imana ibasha gukoresha umuntu wari we wese igihe ibasha gufata umwuka wayo ikawushyira mu mutima we. Ezekiyeli rero Imana yamubwiye tumva, genda ubwiriza ubutumwa abantu bari kurimbuka. Ezekiyeli abwira Uwiteka ati yewe ni jyewe utumye. Uwiteka ati ndagusabye ngo ujye kubwiriza ubutumwa. Ishyanga ryanjye abanyamahanga bari kuvovora, bari gukora ibyaha ibindi bakabyiyorosa. Ezekiyeli abwira Imana ati yewe urabona ko ari bwo nkirongora, umugore wanjye yaracyari mushya, bari bakiri no muri buki. Ahakanira Imana ati sinshobora kujyayo. Imana ibwira Ezekiyeli tumva rero, niba wanze kujya kububwiriza nanjye ngiye kukwambura icyo wari uhanzeho amaso. Ngo yajyaga areba umugore we akajya mureba, ariko sheri usa n'akazuba ka 12, ubu nkubuze napfa. Hari abantu baba bameze batyo. Niko yajyaga ahindukiza umusaya w'umugore we, agira atya. Yarari muri buki. Imana iti ngiye kukwambura icyo wari uhanzeho amaso. Aryama nk'uko abandi bantu baryama. Mu rukerera komanza umugore wamukabakabye gutya ati yewe byuka dusenge. Yumva umuntu ntabwo yikirije, akoze hasi ku birenge yumva ibirenge birakonje.
acanye itara arebye asanga umuntu ijisho yarirerembuye, ahita yikorera amaboko atese bigenze bite. Imana ihita imubwira ati nakubujije ibi bintu nubibona nturire ntucure n'umuborogo cyangwa ngo wambare imyenda y'abapfushije yo kwirabura. Ibi bintu nijye ubikoze kugira ngo nkwambure icyo wari uhanzeho amaso uri guhyonyagiza, ariko ubona ugenda ubwiriza ubutumwa. Mbatangarize ko Ezekiyeli umugore we wamushyinguye adahari yahise yiruka nuko yambaye akajya kubyama ku nzira. Iyo nzira akayimaraho iminsi 390. Byanditse muri Bibiliya, nubikenera uze kumpiga uje kunshaka dusohotse mbikwereke. Akahamara iminsi 390. Imana yamubwiye ati kandi ntabwo uzahindukiza urubavu, uzajya wituma aho uryamye izuba ricanire ayo mabyi, namara kuma uyakurure ari ibisheshe, utekeshe igikoma ibiryo. Iyo niyo kosi yanyuzeho, yitumaga aho aryamye adahindura urubavu. Hashira iminsi 390. Nimusoma ibya Ezekiyeli ntimukabyumve nk'igitekerezo, nk'uko abantu bavuga ngo igitekerezo cya Yobu. Ntabwo Yobu yabayeho, yabaga mu gihugu kiranditse muri Bibiliya. Ezekiyeli ibyo mbabwiye ntabwo ari igitekerezo, ni ubuzima Imana yagendaga inyuzamo abantu kugira ngo umuntu wese azabwirize ubutumwa afite ibintu abwiriza bizima birimo n'ubunararibonye. Ezekiyeli rero yaragiye ngo iminsi imaze kumurembya, amabyi arushaho kumunukira aho aryamye, yinginga Imana ati ntabwo wahindura umusaraba ukampindurira ikosi, ko jyewe nifuza yuko ubu buzima bwahagarara. Imana iti noneho mpagaritse icyo kintu, jya ubaririza aho ibisheshe by'amase biri, noneho aba ari byo utekesha ibyo kurya. Ariko yaryamiye urubavu iminsi 390. Muzabisome muri Bibiliya. Nuko ngo abantu bajyaga bajya kureba Ezekiyeli bati nimureka tujye kumva ijwi rya wa muhanuzi, aravuga neza we. Uko bazaga niko bongeraga iteka ryo gupfa. Ureka nkubwire, umuntu uyu mubatizo usize atabatijwe ijwi ry'Imana ryaremeje umutima we, niyitegure yuko agiye kubabwaho, agiye kwadukwaho n'ibyaha atigeze anatekereza no mu bwana bwe no mu busore. Yatutse umwuka wera aramuninira. Naramburaga ibiganza ntiyemwe ninde muntu ushaka kubatizwa. Abantu bakagira ngo nabayoboka abadivanisi bari gushaka, ariko ndashaka kubabwira ko bamwe mu nyuma y'aya mavuna bagiye kugira ibihe bitari byiza kuko banze umwuka w'Imana. Abenshi bicaye hano kandi umwuka w'Imana yarabahendahenze ngo babatizwe barabyanga. Iyi ni inkuru itaryoshye kuri bo. Ubu uyu mwanya amahirwe bagira kuko ndanayatanga, si iterabwoba. Ibi bintu mbabwiye burya mujye mubabwiriza muzajya mwakira. Burya ababwiriza bavuga ibintu bikomeye. Bibiliya ivuga ibintu bikomeye kubabwiriza. Bavuga yuko Bibiliya ivuga ko abantu baheshejwe umugisha n'ababwiriza barawuhabwa. Uyu munsi niba Imana ikurambura ibiganza warangiza ukayibenga, ubwo wumva uzaturiza hehe? Ngarutsaho narindi. Abantu batitereka tujye kumva ijwi rya wa muhanuzi rivuga nk'ikondera we. Muri Bibiliya haranditse ngo ariko bakagenda nk'uko rubanda rwose ruza, ngo bakaza nk'uko rubanda rwose ruza, bakongera bagasubirayo. Amakuru bafite ngo wari uko baje kumva ijwi ry'umuhanuzi. Ariko dore urukundo rw'Imana. Imana ikomeza gukurikirana umuntu wese kugeza ku munota wanyu. Aha hari umusaza, ndagira ngo mwumve amagambo yavuze. Duhite dusoma muri Matayo 12:43 mpite nsoza icyigisho. Ujya kwica ubukombe bw'imfizi arabanza akabwagaza. Uramutse usanze umudayimoni umaze iminsi akwagaza ashaka kugira ngo azagukubite mu cyico, wakwemera kumurokoka? Uramutse usanze mu bintu usabwa igishoro gito, ibindi byose Imana ikabirangiza, aya materaniro wakwemera ko irarika ry'Imana nawe rikugeraho? Ubwo ndi kubwira abantu basigaye bicaye hano batabatijwe. Pastor nguyu, amazi tuyasize muri Yorodani, nta muziro uhari, iyi sabato ni yera, maze kwigisha nawe wavuga uti sinabatijwe.
nanjye ndashaka kubatizwa, tukagushakira umwanzuro ukabatizwa. Ngira icyigisho kivuga ngo byaribye, birangije bimucika aseka, nyuma bishaka ryo. N'ubu n'abantu twari dufite kuri lisite babivuyemo, ubaza impamvu yatumye babivamo, ushobora gusanga batayiha Imana ngo iyemere, kandi icyo gihe ushobora gusanga ari umwanzi wabagaje gutya. Uramutse usanze ari bwo wahisemo nabi, nta terabwoba mfite ahangaha, ariko ntabwo amahirwe ahoraho, ntabwo bikunda. Ndashaka kubabwira, ariko ahantu harimo amajwi nshyiriramo amajwi, mwumve impamvu ibi bintu ndi kubivuga. Ntabwo Imana yaguhara, n'uyu munsi irazi ko uri umwana wayo, igukurikiranira hafi uko bwije n'uko bukeye. Mwari muzi yuko iyo umuntu yibye induru ikavuga, Imana aho gutabara uwibwe itabara uwibye? Iyo Mana murayizi. Hari aho nabivuze bari banyishe ngo nasaze. Uwibwe yibwe ibintu azabona ibindi, ariko uwibye abuze ubugingo buhoraho. Niba Imana ikurikirana ngo imwigishe, imuha igihe cyo kwihana, igira ngo adapfa apfuye ari igisambo. Uko twize kumenya Imana, iyo Mana murayizi. Ariko nubwo uyu musaza yapfuye, iri jambo mpora ndigarukaho kenshi. Mu magambo avuga uyatega amatwi. Mwari muzi yuko iyo umuntu yibye induru ikavuga, yego, Imana aho gutabara uwibwe itabara uwibye? Iyo Mana murayizi. Hari aho nabivuze bari banyishe. Ari kuvuga ati mwari muzi yuko burya iyo umuntu yibye bakavuza induru, Imana aho kugira ngo yirukanke igiye gutabara uwibwe. Nyiri gutwarwa imodoka nimugoroba banyibye kasike, nibwo namenye. Ubundi najyaga mparikaho mbonye, nkumva n'umuntu naramuka nyibye azahura n'ibyago bikomeye kuko yibye umuntu w'Imana. Ariko banyibye, naparitse ahantu kasike barayitwara, ndabaza nti ninde? Kasike barayitwara. Mwari muzi yuko iyo umuntu yibwe induru ikavuga, Imana aho kugira ngo itabare uwibwe itabara uwibye icyo gisambo. Ati hari aho yabivuze abantu baramwijundika ngo ati bari banyishe. Ariko mwumve agiye gusobanura impamvu z'iri jambo, umva uko handitse ngo nasaze. Uwibwe yibwe ibintu azabona ibindi, ariko uwibye abuze ubugingo buhoraho. Niba Imana ikurikirana ngo imwigishe, imuha igihe cyo kwihana, igira ngo adapfa apfuye ari igisambo. Uko twize kumenya Imana, iyo Mana murayizi. Ni ikibazo. Uramutse usanze aya materaniro nta wundi muntu yabereyeho ari wowe, kugira ngo Imana igutegereze ikuramburiye amaboko. Isomo risoza icyigisho, Matayo 12 umurongo wa 43 tugeze 45. Ndivugeho bike ndekuri imikoro tujye kwirira. Narihaye wa mukobwa Jacqueline natambuka afate mikoro ngiyo arisome. Matayo 12 umurongo wa 43 mugeze 45. Udafite Bibiliya atega amatwi, uyifite arebe muri Bibiliya ye. Handitswe ngo, zamurijwe rwose. handitswe ngo, haranditswe ngo, dayimoni iyo avuye mu muntu, dayimoni iyo avuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura. Dayimoni iyo avuye mu muntu
anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura. akavuga ati niko kuvuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. yagerayo yasubira mu nzu ye, yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuwe, iteguwe. agasanga ya nzu yari yaravuyemo irimo ubusa, irakubuye, irateguwe. niko kugenda akazana abadayimoni 7 bamurusha kuba babi. niko kugenda agahita ahuruza abandi badayimoni 7 bamurusha amakarikari n'amahane kuba mubi. bakinjira bakabamo ibyo hanyuma y'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. noneho iryo hanyuma by'uwo muntu rero dayimoni zagarutsemo, Imana iguhe umugisha, bikarusha ibya mbere kuba bibi. hepfo haranditse ngo iki? niko bizaba kub'iki gihe kibi. niko bizaba no kub'iki gihe kibi. isomo ntibarisomye? murebe hano, nire dusoreje ikibwirizwa, murebe hano tugendane. haranditse ngo dayimoni iyo avuye mu muntu. ubu aba bana b'Imana uzi ukuntu musa neza, Imana ibaha umugisha. haranditse ngo dayimoni iyo avuye mu muntu amuvamo ryari? burya iyo umuntu yamaze kubatizwa aba yabaye umwere. ubu hari n'abaraye badasinziriye. iyo umuntu yabatijwe aba yabaye umwere. uzi ikintu kiba cyakozwe? hahirwa abari ibicumuro by'ibyaha bye bigatwikirwa. ubu ibyaha by'aba bantu byose byatwikiriwe: amanyanga, ubujura, ubusambanyi. ibyaha byakozwe byabateye agahinda igihe twigishaga, bumva barabizinutswe, bahita bafata umwanzuro bati ariko ubundi ubu buzima wabuhagarika agatangira ubundi hari icyo byamutwara. ubu uyu munsi nabere. niko byangendekeye nawe, niko byakugendekeye. ndi kuvuga babatijwe kera, ndi gusobanura isomo maze kusoma nubwo mbona hari abarangaye. haranditse ngo iyo dayimoni avuye mu muntu, igihe cyose umuntu asenze yifuza ubutungane buturutse ku mwami Imana, burya dayimoni bihunze muri we ibigiye yamutegekaga. kubera yuko rero mu ngeso zacu, mu mibereho yacu, buri ngeso yose ya kamere igira umudayimoni uyihagarariye. burya habaho dayimoni uteza ubwibone, habaho dayimoni uteza umujinya, habaho dayimoni uteza uburaya, habaho dayimoni uteza ubusambanyi. ariko mwamenye gusobanukirwa, muzi gutandukanya indaya n'umusambanyi? burya nta mugabo w'umusambanyi ubaho, nako nta mugabo w'indaya ubaho. iyo ari umugabo cyangwa umusore ntago bavuga ngo ni indaya. oya, indaya iba ari umugore cyangwa umukobwa. iyo ari umugabo cyangwa umusore we yitwa umusambanyi. niyo mvugo iba muri Bibiliya. niyo umuntu ataba yakubwiye igitsina cy'umuntu, reka nkoreshe iyo mvugo ariko numvise abantu bari kuyikosora, uba wumva hari sinzi ukuntu abantu basigaye bumva bisona mu matwi yabo. utavuze ngo ni umugore cyangwa ni umugabo, umva uko niyo wahagarika abantu babiri hano ubumenyi umuntu abigiraho, ukavuga uti uyu ni umusambanyi, uyu ni indaya. niyo naba nsinzire nahita amenya ko umusambanyi uvuze ari umusore cyangwa umugabo, nahita amenya ko indaya uvuze ari umukobwa cyangwa se umugore. nigarukiraho narindi. habaho dayimoni uteza uburaya, habaho dayimoni uteza ubusambanyi, habaho dayimoni uteza ibitutsi. nawe yaranditse ngo iyo umuntu abwiye undi ngo ski, ngo iyo mvugo ihagarariwe n'abadayimoni 70. ku buryo tubwiriza umuntu ibitutsi byaritse mu kanwa ntahaguruke ngo yihane, agahora akubwira ati ariko jyeweho ndi umuntu w'Imana. mu kanwa ke hahora ibitutsi,
umwana amuhamagaza igitutsi, umukozi amuhamagaza igitutsi, uwo bakorana amuhamagaza igitutsi, n'ibintu byitwa amashyengo. N'ibintu byitwa amashyengo. Nta muntu w'Imana ukwiriye gushyenga. Biravuga ngo ijambo ryose ry'imfabusa abantu bavuga bazaribazwa. Ngarutseho narindi. Dayimoni rero nk'uwo hari igihe akuriza ukumva urababaye, ukumva iyo mibereho ntuyishatse, dayimoni agatorongera akagenda. Burya umuntu abatizwa afite ibintu yihannye. Nta muntu wabatizwa adafite ikintu cyamukomanze, keretse uwishakira fiyanse. Ariko nawe impamvu iba yamuzanye sinayigaya, kuko hari igihe ushobora gusanga buba ari uburyo bwiza bwo kugira Imana izareshya umutima we. Twese twaje dutandukanye mu nzira zitandukanye. Iyo dayimoni avuye mu muntu, batuvuyemo benshi, uba bavuye muri aba bageze mu birunga, barabaririza bati duture hehe. Bageze mu banyeshuri basanga abanyeshuri nabo bakanuye bati genda coka, baratorongera. Uriya dayimoni ava mu muntu, ariko nta handi hantu ajya, abanza nyine aho hafi aho ngaho kucaracara, kugira ngo arebe niba hari umuntu utari maso ahite yinjiramo. Ikintu cyantangaje nuko dayimoni asaba Imana, hatari ko waretse nkigira muri runaka ko mbona ari kureba ibitenge by'abagore n'amajipo yabo. Imana ikamukunda ati ntacyo nibona ari igiporoporo, injiramo wituriremo. Akemera akaba yazindutse yarubika. Umva, umuntu abatizwa yarwanye intambara. Kubera iki? Ihame riba ryabayeho ni dayimoni zamuvuyemo zahise zijya muri iyo ngurube. Iyo ngurube iba abana nayo. Ni urugero ntanze ariko mumbabarire. Iyo umuntu atari maso, dayimoni zivamo uwo babana zikamwinjiramo ntikomereze. Rero zarahunze cyane. Natwe twicaye hano ababatijwe kera barahunze abadayimoni benshi. Igihe wabatizwaga wari wabaye mushya. Ariko ikibazo ngo ziragenda zigacaracara zishaka aho zihungira zikahabura. Zikaba ziti ko turi kubwera bwera tukaba turi kubungera, ni iki cyatuma tudasubira aho twahoze? Bakajya baza kurungarunga buri munsi. Murebe hano mwebwe nshuti zanjye, mwe ni mwebwe mbwira, kuko ababatijwe kera bo ushobora gusanga ibi bintu batanabyumva, kuko bo bazi ko ari abakirisitu. Ndibwirira mwebwe iri somo murifate mu masomo muzafata nigishije hano. Iyi niyo mpamba mbahaye, nuhora uryihumuriza dayimoni ntazakugarukamo. Ubazajya aza buri munsi. Uwo mwasangiraga ikigage wajyaga gusomya kuri kanyanga, wa undi mwajyaga mufatana agatoki mugiye mu tubyiniro, wa cya kigare mwabanaga nacyo, ubu buri munsi Satani azajya banyuramo baze kurungarunga barebe niba imyanzuro wafashe iki kurimo. Siko kaga babatijwe kera ubu dufite. Siyo mpamvu undi kwigisha abantu bagahishurirwa ibyo ariko bakumva ntacyo babikoraho. Siyo mpamvu bamwe basubiye ku birutsi, nk'uko imbwa ijorowe n'ibyo yari yisubira ku birutsi, iyindi yumvise iguwe neza. Aha hicaye abantu bakoze amarorerwa, ahantu hicaye abanyabyaha bashayishije kandi bari barigeze kubatizwa. Aha hicaye abagabo, hicaye abagore, hicaye abasaza, hicaye abakecuru bafite ikibazo cy'uko dayimoni zabagarutsemo zitaje ari umwe, ahubwo baje ari ingabo, baje ari barindwi. Ubu nicyo kibazo twagize. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuririmbyi afunga inguni ariko akekwaho n'ubusambanyi, akajya agira atyo abandi, yigira atyo abandi, yigira atya. Bavuga bati tugiye Isiyoni, akajya azunguza igihanga nka rusake iri kuguguza, atahagarika ubusambanyi n'uwabimubwira bakaba baba babiri. Icyo gihe kiba cyarabaye, si uko batarabatijwe, ziba zaramuvuyemo igihe yanihiraga icyaha cye. Ariko iyo atabaye maso ngo asenge, zimugarukamo ari zirindwi, ndavuga dayimoni, zarangiza zikagukanyaga. Iyo zigukanyaze rero, icyo gihe urasenga ukumva ntufashwa, ukumva ibintu by'Imana bisigaye bibiha. Nibwo abantu basoma Bibiliya bakazihondamo imitwe. Burya ziba zaragarutse. Ibya mbere byawe ngo birusha ibya nyuma byawe birusha ibya mbere kuba bibi. Bene data na bashiki banjye, nabwirije ubutumwa ubu butaka buranze. Kubizera twabatijwe kera, saba Yesu umubwira uti hari dayimoni uyu mugabo avuze izaba zaragarutse muri jye, ko nari nararetse iki cyongeye kungarukaho. Mbese igihe nabatizwaga koko umugani wa Mutabaruka
nta bintu nari naretse numva afite ubushyuhe, ubu uyu munsi imibereho yanjye ikaba ari imibereho iteye Imana agahinda. Nusanga byarabayeho ubwira Imana, tumva rero ndashaka ko umpa andi mahirwe ya kabiri. Satani adufitiye inziga. Ubu se reka mbabaza ikibazo, niba ibintu biba ku isi burya nama twebweho buri Imana kubera ukuntu yanaturemye, imibiri yacu ngo igira resistance iri hejuru cyane kuruta iyi mibiri y'abazungu, n'uruhu rwacu rubasha guhangana n'indwara z'ibyorezo zishobora gutera. Uriya niyo mpamvu imigambi, mperutse kumva akantu kantangaje kahise kantera gutekereza ko burya Satani, umva uko uyu mugabo yavuze. Uyu mugabo yavuze amagambo mabi, ayavugira kuri televiziyo y'isi, igihe yavugaga agira ngo ntababyumvise. Hari abantu benshi ku mubumbe. Mu magambo ya Bill Gates, dukeneye kubikiza. Byibuze miliyari 3 z'abantu zigomba gupfa. Bityo tuzahera muri Afurika, tuzatangira ubushakashatsi bwacu, tuzakuraho hafi y'Abanyafurika bose, kuko ari babi, nta mumaro bafite, ntabwo ari bamwe mu bagize ubukungu bw'isi. Bityo uburenganzira bwabo barabwambuwe kandi bagomba kumarwaho bakorerwaho igerageza. Hari abantu benshi ku mubumbe. Mu magambo ya Bill Gates, dukeneye kubikiza. Byibuze miliyari 3 z'abantu zigomba gupfa. Bityo tuzahera muri Afurika, tuzatangira ubushakashatsi bwacu, tuzakuraho hafi y'Abanyafurika bose, kuko ari babi, nta mumaro bafite, ntabwo ari bamwe mu bagize ubukungu bw'isi. Bityo uburenganzira bwabo barabwambuwe kandi bagomba kumarwaho bakorerwaho igerageza. Aya magambo y'uyu muherwe murayumvise? Murayumvise? Njya nkunda kubwira abantu ngo iyakaremye niyikamena. Nubwo Satani yagambirira ibintu bibi ku buzima bwawe, yatugambiriraho ibibi, ndashaka kubabwira yuko buriya umuntu yise umwana we ngo sibo mana, Imana yaturemye iratuzi. Niba uyu muntu yaravuze ati ku isi hari abantu benshi ku mubumbe, mu Banyafurika nibura miliyari 3 z'abayahatuye, abo bagomba gupfa kandi tuzabamaro tubakoreraho igerageza. Ni gute uyu munsi Satani aba umenya yuko agufitiye umuhigo nk'uwo wo gushaka kuzimiza ubuzima bwawe? Niyo mpamvu abantu bari gupfa impfu zitunguranye utanamenye ngo zaturutse he, ariko kuba ari ukugira ngo isi abayituye baboneka atari iwabo. Ikibazo rero, simbyitayeho, ndumva nkeneye kubatizwa, nkavugurura umubatizo nabatijwe. Igihe ujya kubona ukabona dayimoni zakugarutsemo ari 1000, ubu uyu munsi ukaba umeze nk'igini rigenda, ukaba wongerewe amahirwe, ukavuga uti jyewe ibyanjye bisuzumwe n'itorero, ndashaka ko Imana yirukana abadayimoni muri jye, kuko abandimo ni benshi. Mwebweho mwabatijwe, amaso mukwiye kuba amaso, kuko buri munsi azajya aza kurungarunga no gusura-sura. Uzajya unyura ahantu wumve ziraguhumuriye, ndabari bishabiro kandi wabikundaga, ubu ukwiye gutokesha ati toka Satani abadayimoni mushye. Umwe wakujambagizaga ni wakunyuraho akubwete ati sheri bimeze bite, telefone nushaka uyifunge cyangwa uyikureho, nta cyaha ukoze, muhindura inshuti bikitwa none, kugira ngo naza kurungarunga asange Yesu yicaye ku ntebe. Kuko nasanga umutima wawe ari vide, azakugarukamo ibyo utigeze ukora mu bwana bwawe, noneho byubabuke kandi waranabatijwe. Niko kagatwe twabatijwe kera ubu dufite. Hari abantu baba barakoze ibyaha, baragiye kuri Yorodani batarabikoze, bamara kuyivaho kubwo kutaba amaso no gusenga, dayimoni zikagenda zigatumanaho, tugende noneho tumukanyage, amatika arangire, none amahirwe. Hari umuntu ushaka kubatizwa. Ikibazo umuntu ntatumwe na pasitoro, ntatumwe n'abakuru b'itorero, natumwe n'Imana ngo aya mahirwe nayo yongera atanga. Nta muntu umwuka wera w'Imana asaba kubatizwa. Uyu munsi akaba yumva ashaka kubatizwa, naho yaba yarabyanze igihe runaka cyangwa arapinze mwuka w'Imana, Imana ikamwongerera amahirwe. Niba hari nasi
amagariro. Umuntu uvuga ati sinzi impamvu naje hano ariko ndumva nanjye saba kubatizwa. Amahoro yo mu mutima. Dusenge. Uragahora ku ngoma Mana yera, urakarama rwose, izina ryawe nirihimbazwe. Umwanzi yatwiziritseho ngarashaka ubuzima bwacu, araburirira nk'uko umwana aririra igikoma. Ntabwo wamuha, twamenye ko watubohoye. Turagushimira imbabazi zawe zihora kuri twe. Yagaje benshi ubabagejeje ku buce nk'imbagwa, bamwe bari mu bintu nabo badasobanukiye kuko bari mu bubatabwe, ariko imbabazi z'Imana zibariho. Imana ihora ihamagara abantu bose. Nyagasani Mwami Imana, tugushimiye cyane ko waduhaye Yesu. Duhagurutse mu kwizera, dufite akanyabugabo ndetse n'ubutwari, dukomoye mu ijambo ryawe ry'uko urukundo rwawe rukiriho. Utumwenyurire, utugaragarize urukundo. Waratwitangiye, twarabatijwe igihe bahamagaraga kuri Yorodani, turabikora. Uyu munsi dufite ikibazo cy'uko umwanzi yongeye kutuvangira. Tuvugura isezerano twagiranye nawe cyagiye, kandi uturemera amashimwe, uducaginge, wongere uduhe ku mwuka wawe wera. Ababizera bihagurutse bahagurukiye ku birenge byabo, buri wese unama umwongorere kuko uradusumba. Umubwire uti ibyaha byawe byose uyu munsi ndabibabariye. Tubwire ijambo ry'ihumure turi butahane muri aya masaa sita. Mwuka wera w'Imana ujyane natwe, kandi abo Satani yigirizaho nkana, abo yateje kubabara, abo yambuye abana, abo yambuye imiryango, abo yapfakaje, abo yagize imfubyi, abo bose ubabere byose. Abo Satani yazirikiye mu madeni, abo yabujije urubyaro uyu munsi kubyara bikaba byaranze kubera ibibazo byo mu isi, mubyeyi utabare. Wabanye natwe, turagushimye. Ntabwo igihe cyapfuye ubusa, ntabwo ijambo umugaragu wawe wamuvugiyemo ryapfuye ubusa. Habonetse umusaruro w'abana bawe, turabigushimiye Data. Turakwingize ngo bakomereze mu byo bizeye, ngo uyu mubatizo bahawe uyu munsi, ndagusaba Data mwiza ngo bazahore bibuka uyu munsi, maze batere imbaraga zo guhora imbere yawe, bahirimbana kuguhesha icyubahiro cy'ugukwiriye. Uzabashoboze Data. Barahiriye ko baje babishaka, barahiriye ko bagiye kugenda uko ushaka. Uzabashoboze Mana. N'abanyantege nkeya, ndagusabye ngo kuva uyu munsi buri wese yiyumvemo imbaraga zidasanzwe, imbaraga zawe yumve ziri muri we, zimwizeza gutsinda. Abizera bose uko barahangaha ubaha umugisha. Buri wese uraha umubere igisubizo cy'ibibazo. Bafite ibibazo bitandukanye umugaragu wamaze kubikubwira, ariko Mana ushoboze wese kwihererana nawe, maze nakubwira ibye umwumva uri mu ijoro, anezezwe no kuyumvise umushubije. Dufite abashyitsi bacu turi kumwe ahangaha, ubaha umugisha. Baba abataragira kwizera nk'ukwacu, batari abadivantisite, Data ubaha imbaraga, maze uyu munsi ubere umunsi w'urwibutso, umunsi wo kwihana by'ukuri. Birashoboka yuko hari usigaye inyuma utabatijwe, cyangwa se wumva afite impamvu zindi. Data ndagusabye ngo ugukeneye wese akubone. Abashyitsi bacu baze kuva ahangaha bahagijwe umugisha nawe, baze kuva banejejwe nuko Data babanye natwe, kandi ko babanye nawe bakaba bagutahanye. Turashoje rero, ndagusaba nkwinginga ngo uko buri wese ahagaze umubere byose nk'uko umugaragu wawe yabikubwiye. Twibutse abana bawe Data ba pade babatijwe nk'abanyeshuri, ubaha umugisha, bakomereze mu biganza byawe. Kandi iri shuri Data wemeye ko rishingwa ahangaha, ukomeze kurihagararira. Ijambo ryawe rikomeze kurivugirwamo, maze ubwo uzagaruka abarivugiyemo, arabigishije ahangaha bose, ari abana bahabatirijwe, uzabaha ikamba ry'ubugingo. Ubaye natwe muri byose, iyi Sabato ikomeze kutubera ibyishimo n'umunezero ku bwa Yesu Umukiza wacu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi.
gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.